tubifurije ibihe byiza mwe mwaje guterana uyu munsi ndetse n'abadukurikiye online. Turabishimiye cyane, turabanezerewe, Imana ibaha umugisha. Kandi iyo waje guterana n'ukuri wumviye ijwi ry'Imana, niyo mpamvu Imana nayo itabura kukugirira neza. Kandi ushobora kuba umaze igihe kinini uterana natwe cyangwa waje uyu munsi ariko ukibaza kugira ngo mbe umunyamuryango cyangwa mbe mwe muri Harvest Bible Fellowship Rwanda nabigenza gute. Dore uko wabigenza. Intambwe ya mbere niyo ngiyo wateye ukaza guterana natwe. Intambwe ya kabiri urahaguruka tukwakire mu bashyitsi. Intambwe ya gatatu dufite abanyarugwiro nyuma y'iteraniro begera cyangwa ukegera Pastor Claude akakwereka cyangwa akagufasha gushaka umuryango fatizo. Cyane ko umuryango fatizo niryo rembo rikwinjiza muri Harvest. Niho abantu basabira kwakirwa mu itorero, kubatizwa, gushyingirwa cyangwa n'indi serivisi yose ushobora gukenera mu itorero. Umuryango fatizo uragufasha cyane. Ikindi ni nk'itangazo, mu miryango fatizo hari udukarite bahaye abakristo two kuzuza imyirondoro. Turabasabye kugira ngo mutuzane muri ya minsi yo guterana kw'imiryango fatizo kuko turakenewe. Abayobozi b'imiryango fatizo bazadukusanya batugeze aho tugomba kugera. Murakunzwe cyane. Itorero ryacu kandi rifite intego nkuru. Intego nkuru ni uguhesha Imana icyubahiro dusohoza inshingano nkuru twasigiwe na Kristo Yesu mu mwuka w'itegeko risumba yandi. Intumbero ni uko umuntu wese muri twe aba umwigishwa nyakuri wa Kristo, uramya Kristo, ugendana na Kristo kandi ukorera Kristo. Harvest Bible Fellowship Rwanda ifite inkingi esheshatu, ariko inkingi mwikorezi cyangwa inkingi nyamukuru ni Kristo wacu. Inkingi ya mbere tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Niyo mpamvu mubona hano kuri Harvest twiga igitabo ku kindi, igice ku kindi, umurongo ku wundi. Ni ukugira ngo ibintu bivugwe nk'uko biri, hatagira umuntu wumva nabi cyangwa akagoreka ijambo ry'Imana. Inkingi ya kabiri tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Niyo mpamvu hano haba Vertical Worship Band. Hano turamya Imana, duhura n'Imana. Inkingi ya gatatu twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Niyo mpamvu hano kuri iri torero dufite iminsi yo gusenga mu cyumweru hagati. Iyo minsi ni kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ndetse nawe uri kure cyangwa uri hano tugushishikarije cyane cyangwa tukurarikiye cyane kujya ugasenga kuko twabonye ko gusenga ari intwari ikomeye y'umukristo. Inkingi ya kane kwamamaza ubutumwa bwa Kristo dushize amanga. Niyo mpamvu hano haba konseri, hakaba ibitaramo bitandukanye byo kuramya Imana ariko no kubwiriza abantu batandukanye tuba twatumiye ijambo ry'Imana kugira ngo n'umuntu wari warahabiye kure, kugira ngo n'umuntu wajyaga wumva ijambo ry'Imana mu buryo butari bwo cyangwa bugoretse nagera hano kuri Harvest akizwe n'ijambo ry'Imana kuko Kristo yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi niko kuzaba batura. Inkingi ya gatanu nuko dukuza bizera mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu hano haba ibikorwa bitandukanye byo guterana. Haba imiryango fatizo, mu miryango fatizo twigiramo ibintu bitandukanye, twigiramo ijambo ry'Imana tugakura. Niyo mpamvu tugira niba ture muri niba ture tuba twisanzuye cyane. Ufite ikintu tumva, ufite ikintu udasobanukirwa, uraza, haba hari abayobozi, haba hari abashumba, ukabaza kandi ugasubizwa ukagenda unyuzwe. Inkingi ya gatandatu ari nayo ya nyuma ni ugutangiza amatorero hirya no hino ashingiye kuri Bibiliya no gukomeza guhesha Imana icyubahiro. Intego y'umwaka, uyu ni umwaka wo gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho. Tuva mu bwiza tujya mu bundi kubw'ubuntu bugeretse ku bundi. Hano tugira gahunda z'icyumweru zitandukanye. Tugira niba tureyitangira saa 11:45 ukarangira saa 12:30 kugira ngo umuntu ujya mu kazi abanze aze aterane abe ari mu mwuka mwiza wo gukora akazi neza kuko aba Kristo, iyo turi kumwe na Kristo nibwo tubasha no gushyira akazi kacu mu bikorwa kandi kakagenda neza. Tugira amasengesho kuwa gatatu no kuwa gatandatu, atangira saa 3 akarangira saa 8. Turabararitse cyane kugira ngo muze twubahirize ya ntego yacu ya gatatu cyangwa ya nkingi ya gatatu yo kwizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Tugira gahunda y'abamama kuwa kane itangira saa 10 z'umugoroba ikarangira saa 11. Ni isaha imwe ariko haberamo ibintu byiza cyane. Ni ukuri umumama utaraza muri iyo gahunda cyangwa umumama uri kure atari hafi yacu, dufite urubuga rw'abamama, ushobora kutubwira gutya tukakwadinga kuri urwo rubuga kugira ngo nawe ushobora gukurikirana izo gahunda z'abamama kandi haberamo ibintu byiza cyane ndabibakumbuje. Kandi tugira gahunda yo ku cyumweru
y'amateraniro ya mu gitondo kuva saa 2:45 kugera saa 5:15. Urakunzwe cyane, ukunzwe n'Imana, ukunzwe n'abantu bayo. Urakoze cyane.